ntabwo nari ko mbikorera cyane kure n'umupaka, ntabwo nari nageze Kampala, nari ko mbikorera hano muri izi nce za hano ku boda ariko side y'Ubugande. Ndabikora nahageze mu gitondo nka 2:00 kora izo gahunda ndazirangiza ngo zimare kurangira, mfata imodoka ndagaruka nari ndi kumwe n'umushoferi, turaza tugeze mu nzira sinzi ntawuzi uvuga amakuru y'impanuka kandi nkeretse umuntu akakubwira ngo uzibonere ariko ndabakwifuriza undi kuza uretse wa mugabo ngo barashe mu nda kazabaza ngo se umuntu barashe mu nda azafashize umwanya ungana gute ngo baramubwira ucece kuriboneraho. Naje gusubira gukanguka. Yes, reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba Legend TV ndetse na IITV1. Reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Nitwa Aimable nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanje kuri AI Rutebuka Justin. Meze neza? Meze neza. Mbere yo kubwira umutumirwa ndaga tugomba kubasumeza ko natwe tumeze neza. Bana meze neza, nawe meze neza? Ndaho ngaho. Ko wifunze cyane. Imbeho nyinshi. Imbeho imeze nabi. Bana nyine nabonye umugabo umwe uri gupasa amatera. Nawe wamubonye? Wapasa amashuka na matera ipashije. Yapashije ishuka n'ivyo kwirorosa. Bamara yamanyerera mwararyama abigishushe. Ariko nawe wabigerageje nawe ufite ipasi ariko sinzi impamvu bagarukiye mu nzira. Reka nyamugabo ngose? Nawe yari afite ipasi. Reka. Niyo gupasa ubujinga. Niyo gupasa abajingiri. Wapashije amabumbafu na Yego, mumeze neza ariko tumuhaye ikaze ni Kanyamukuru nk'ibisanzwe ubwo ngubwo abenshi muramuzi. Kanyamukuru mumeze neza? Meze neza kabisa. Uko bien? Niko bien. Kamiyaka. Njala na uchafu. Njala na uchafu. Biriya bintu abari abagabo bikora ugasanga umutipe ari kugendera muri Prado. Ariko wamusuhuza akavuga ngo njala na uchafu. Kandi wowe uri kugenda n'amaguru. Uri kugenda n'amaguru ariko bamuramutsa ngo patron ngo kamiyaka. Ngo biko ye chef. Ngo biko bien chef titrere. DG agashaka uko oya undi barakogumana bagiraga ibikabyo banga bamubwira ngo biko ye chef ngo biko bien DG directeur général akunda abatitre byatari. Kanyamukuru ntankovu turi kubona Arashaka kuyigira mara Kanyamukuru Kanyamukuru abantu ntibari bazi ko kibaho. Kanyamukuru abantu ntibari bazi ko kibaho. akuzi wa mugani ko ari byo. Niko bimeze abantu bamuruka ameze gutya. Abanje n'abantu batabibona. Mara umutipe ariko reka dufatikanye n'abandi badukurikiranye guseka. Iyi story ukuntu imeze Kanyamukuru cyagiye akoze impanuka. Tipe ifoto yiwe ya mbere yageze kuri Mutandao. Yararyamye ahumirije. Akaboko kameze gutya. Wase wabikoze mane. Kameze gutya ngo peace and love. Nuko amatipe yaragiye gupfana. Yaragiye gupfana. Yarameze gutya. N'amahoro. Peace kubafana mwese ho muri. Ni peace ari bahaye. Ariko juste kumbe nawe uri bumbafu nk'abandi bose. Oya man. Ejo bundi nawe n'umugabo w'umuhoja simuzi. Ariko nyine waranzi tu. Nako si umugabo nyine bene ngo wikuze ni umugabo ufite uko namurebye sinzi aracare afite none nko muri 35 n'itanu gutya cangwe n'itandatu bibaye myinshi. Turahura mu muhanda ngo amare bari kumwe nabandi nari ndi kumwe na nari ngiye kuvuga umuntu twari kumwe yo muvuga uwo muntu yari kubimenya ko ari we. Ariko sibe kandi nje simuzi duhuye sinusoba kumumenya. Ariko yambajije ikintu sarenda mugaye. Twarahuye ngo amarambaza ngo Kanyamukuru ngo wakoze impanuka nawe ati narayikoze. Ngo none ngo ko nta kintu mpambona ngo cabuze ku mubiri. Akarakeneye ngo sinkuza ariko narakubwaye. Nokuri kose. Numfashe kumugaya. Turagufashe. Yambajije kandi yarambajije ngo marananirwa kumusubiza nama mureba gutyo gusoma nenda gushuka. Kamere jazamuka. Nyarambwiye kamere haguruka. Ndavuze ko uyu
umuntu amubwiye nabi agiye kuzirika. Ese kamere zawe iyo zazamutse reaction za mbere uzugira ni bene izi? Reaction iyo warakaye? Iyo narakaye sinza mvuga. Iyo narakaye nza ngaye umuntu gusa nkamureba ngaceceka. Tuzi umusengera. Ngiye kumusengera no kwatura nabi. Umwica. Ariko rata iyo ni blague, ariko umuntu yambajije ikibazo c'amafuti gusa juste nyine baje aseka ni blague turaziranye, ariko ikibazo umuntu tutaziranye twari duhuye bwa mbere kandi abimbaza ari seriye, ikintu ubona yatangaye ngo se ngo ko mpambona ngo nta kintu kibura ku mubiri ngo byage. Wasanga Kanyamuko wasanga yarabonye modokari uburyo yari yangiritse akavuga ati wasanga yaratangaye man ubwo kwangirika ntuwobaza umuntu gutyo mana yake. Narambwiye tese cyakoza navuze ko nacecetse, namubwiye akajambo kamwe. Narambwiye tese warukeneye kumbona ndafite nk'ukuboko cyangwa ukuguru. Kanyamuko reka wenda twinjire mu kiganiro neza, turahera kuri iyo ngingo n'ubundi Justin yarakomojeho ndetse n'uwo mugabo wundi yavuze. Duheruka kubona ukora impanuka, ariko kuva ndagira ngo impanuka ndakiya ko iki ari cyo kiganiro ca mbere muri media wenda bagiye kubaza iki kibazo. Byagenze gute? Hari abantu bagenda bibaza byinshi. Yabuze kuri channel uko impanuka yabaye cyangwa na mbere yaho? Na mbere y'impanuka. Oya, mbere y'impanuka yarahari. Mbere y'impanuka yarahari, nyuma y'impanuka ahubwo arabura. Voilà, yes. Ubwo ndahera Juste. Urahera kwibura ryawe. Media kubura kwanza kuri kuri media. Wabanje kubura kuri media ukora impanuka. Noneho uhita ubura kuri media no kuri channel yawe. Nanje ndibura. Okay. Hagati aho nari nkumbuye kuza kandi kwitangazamakuru ryacu. Nashima cyane ahantu itangazamakuru rigeze y'abanyamurenge cyane muri Kenya. No kuvuga ngo si ibintu wenda byo guca ku ruhande cyangwa gushekerera. Umutima wa media y'abanyamurenge uri muri Kenya. N'ibikorwa byinshi bijanye na entertainment urebye cyane, njewe sinotinya kuvuga yuko biri nahandi birahari yego, ariko muri Kenya niho hari imbaraga, niho hari abantu bakora cyane, abanyamakuru bacu. So itangazamakuru byose muri rusange njewe ubu nyine ku bwanje amapwe yose murayafite kabisa, ibintu bimeze neza. Mbura kuri media mugani wa Juste. No kuvuga ngo bino bintu tubamwo, ibintu tubamwo bisaba strategy. Kuvuga ngo audience dufite ukuntu ingana, kugira ngo tubashe kumanaginga audience yacu, tumenye ibyo audience ikunze n'ibyo yanze, bisaba gukoresha mu mutwe. Ntabwo ari ibintu gusuzuka mu gitondo ngo bwamugira gutya na gutya. Nagiye mbisobanurira abantu benshi barabyumvishije, bamwe na bamwe ababashije kuzumva Imana ibaho umugisha, ariko no kuba tarabyumvishe birabareba, nta kibazo, ibyo ntacu bindeba bisha ibareke. No kuvuga ngo kubera nigeze kubisobanura kandi sinzi nimba nibuka neza, kuva tuvuye mu Rwanda igihe twari turiyo na team, twagiye mu Rwanda dukora media tour, tuzunguruka amacano menshi cyane, dukora ama interview menshi, ngo tuve mu Rwanda tugera hano turongera kandi dukora ama interview menshi kabisa. Twarazungurutse cyage kandi tuvuye mu Rwanda. None ngo tumare umwanya wacu wose usa nkaho ugiye kubo kuri media. Twaza dusigara dukora video. None kubera ko urumva nimba nakoze interview ubu nyine gamwebwe noneho ibaye imwe icari imwe babiri, ariko nkoze imwe Juste arauploadinze ubu nyine, ejo nkoze ndi kwa Aimable arauploadinze, ejo nkoze ndi, ugasanga amacano nk'atandatu yose yauploadinze ikiganiro kimwe cacu kivuga ku bintu bimwe, babajije ibintu bimwe. None abantu bazasigara banareba titre bavuga ngo interview ya Kanyamukwengo, ugasanga yaba wa munyamakuru nta views muhaye, noneho yaba nanje kubera guhora kuri media abantu buri munsi bambona kuri video ngo nakoze interview, nazo nsigara nkora na video y'ibikorwa byanje bisanzwe na ikabura audience. None ngo mbirebe nsanga kuri kote yanje audience nayibuze, none nsanga naba mpampa ama interview nabo ntayo bafite, kuko no mu Rwanda byatubayeho twakoze tuwa nyinshi ku macano, none twari dusigara dukora interview kuri channel, babona gusa titre ko ari twebwe, audience kagabanuka.
ntiyagira umuntu uruyireba ugasanga twakoze interview maze wenda nk'abantu cyane cyane nka hano ariko twakoraga interview mbere tugitangira twakoraga interview nyine views tukiyongera nyine ukareba nko kuri channel twakoreye ikiganiro ukabona nyine bafite views zaje nziza zimeze neza none kubera kuguma cyane buri munsi turi mu interview yaba na wa munyamakuru wa muheza interview ugasanga ntaci mu mariye ugasanga ko murakora interview ikamara kiyinga byose wenda ifite nka views 1000 cyangwa 800 none ngo tubirebe turavuga ati kubera ko bino bintu turimo cyane kuriya uretse Imana yonyine yadukunze kaduheza umwana wayo ibindi byose kugeza uje gukunda abandi babanje kwikunda kandi izo ngivyo uvuga uti ntabwo ndi Yesu ibyoga bitarimo ubujyajya hari abantu baza bashaka kugira ni nk'abantu buriya gukoresha ubujyajya ntibizayimera neza ni ukuvuga nje muri bino bintu mbamo ndabanza nkareba inyungu zanje kwanza kuko nizo naje gushaka ndabanza nkareba izanje kwanza cyane nkareba nkavuga ngo ubundi ndeba inyungu z'ibintu bibiri njewe ninje bafanaga ni abafana nibo njewe nanje nkabafana nuko ndeba inyungu zanje n'abafana nyine nizo ndeba so iyo ndebye rero ko ndasigara nkora ibintu nk'ukuntu byari bimaze gufailinga kabisa byari bimaze gufailinga dusigaye dushiraho video ikamara yinga ifite nk'igihumbi cya views kandi mu by'ukuri twigeze kugera ahantu nashiragaho video ni mugoroba saa moya cyangwa 6 za ni mugoroba nkageza nk'ejo mu gitondo cyangwa saa 5 za kumanywa mfite ibihumbi nk'12 ngera ahantu none nsigara na uploadinga video ikamara iminsi 2 iri nko mu 1500 cyangwa 2 none ngo ndebe ukuntu nyine kandi niko bimeze bino ni media kuguma kukubona nyine demo wabagenda bakubona cyane ngaho muri interview ngaho muri filime ngawe barakumenyera nitwe bantu tuba tumenyerwa vuba baratumenyera uko nukuvuga ngo hano mwovuga ngo dukora ibiganiro iminsi 3 ikurikiranye uploading ibiganiro zanje kimwe nico gishobora wenda kugira imbaraga ku bafana ariko ibindi byose bararaka batese ato nibisa ni waundi ni wa ntabishasha yazanye so rero bikaba byizi ubanjije gusa n'uwihisheho bukeya none ukagaruka kuri media kandi hari ikintu gisha ugiye kuvuga kandi vraiment mbonereho no kubwira n'abanyamakuru hari abantu benshi baza bicara ngo bamwimye interview uri ntaho kwimana interview amagambo ko tutayagurisha ntaho ugurisha amagambo kuza bakakubaza ugasubiza nta kibazo kiba kirimo ariko kandi bitewe n'ibintu abantu baba barimo ntabwo bitwemerera guhora kuri media buri gihe uko abanyamakuru badushatse ntabwo bizoshoboka nuko bibaye ibyo twohagarika comedy tukaba gutanga interview gusa ariko ibyiza tureba impande zose kandi tukareba ibifite twese inyungu nuko dukoranye nawe interview zimwe 2 3 4 nta mumaro zikugirira nanje nta mumaro zimfitiye so bikaba byiza rero kugira ngo iyo umuntu aje muri interview ifite icuzanye byibuza gishuza abafana uje kubabwira amakuru yandi biza bimera neza ariko kuvuga amakuru amwe bwace ejo bakubaza ugasubira muri yayandi ejo ugasubira muri yayandi nta kintu gishasha ubuha ukora so niyo mpamvu twari twarabanje gusa n'abantu babuze turabanza turabura kandi kwiburisha ni byiza gusa umuhungu mwegeze kuvuga ngo hari guza wiburisha bagukumbure bakakwibagirwa barakwibagiwe se nawe simbizi nibaga naje baranyibagiwe ariko nyine abasaza ndibo kwibagiwe ariko iyo niyo mpamvu yari yaratumye ku bantu wenda batari bazi impamvu twabanje kuva kuri media iyo niyo mpamvu iyo niyo njewe nsobanuye undi wese ufite uko yifata byumva izo biramureba ni ku giti cye kandi azobagiye kuntekerereza kandi nta muntu ndangonte wotekerereza undi jewe mvuze impamvu yatumye yari yaratumye mbura kuri media nari narabuze kubera ko buri gihe nari mfite ikintu kimwe nabazwaga ico wambazaga nico yambazaga nicuri yambazaga so urumva kuguma gusubira mu bintu bimwe audience iraguhararuka abantu ntibabe bakigira amatsiko kandi bino bintu byacu bisaba ngo abantu basi bagire amatsiko rano abatubona muri comedy ntabwo niyo batumenyereyemo ariko iyo tuje hano kuri
ku banyamakuru tuba tuje turi abandi batandukanye n'abariya bo muri komedi. Niyo mpamvu kuza hano ku itangazamakuru ntabwo uzuka mu gitondo ngo baseriye rwose sezamvunguza nasi sikuvuze mani ukuza muri komedi gutandukanye no muri interview ntabwo uzuka mu gitondo nguze muri interview gusa ku imbere y'itangazamakuru kugamura abantu batoroshe. Ntabwo uzuka mu gitondo gusa ngo wamuza ngo nguje ngo mwitangazamakuru gutya muri interview nguje kubwira ngo kandi dufite audience nini. Ni ukuvuga ngo audience ya IITV, audience ya Papa Legend yose ni ukuvuga ibigiye kundeba no kumva ibyo ngiye kuvuga. Kandi mu by'ukuri hano mpamvu ibitandukanye n'ibyo muri comedy nk'uko nabivuze, hano haba harimo ubuseriye bukeye buntu kuburari gukora hano ziza harimo akantu k'ubuseriye kuko nyine umeze kuko ngize ntabwo hari abantu benshi nagiye mbona umuntu sasa kibazo abantu basigaye bagorayo. Ubu nyine umuntu asigaye yicara ugapanga gahunda zawe. Ni ukuvuga ngo muri gahunda zanje za komedi nta munyamakuru cyangwa undi muntu n'umwe ku ruhande uraza ngo anyicaza ambwire ngo yewe none wakoze gukino komedi tugakora gutya na gutya uretse abafana banje. Nta munyamakuru urabikora? Ntawe. Are you serious? Ntawe. Niwe wigeze kubihurubuka rimwe gusa byari bigucize. Twabivuze umashije. Donc urumva ubu nyine sinshaka kuza ngo nze kukubwira ngo Justin ngo cangwe undi wese ngo ndashaka ko ikiganiro cawe ngo ndashaka kuzoza ukora ibiganiro bitatu buri yinga. Siko noba ngiye kukwinjirira. So muri ibi bintu tubamo rero duhuriye igihe kigeze. Njewe ndashaka kuja muri interview sinoyizamwe ngo abantu bavuze no kwicara nkamara n'imyaka 10 kanyemuga tukiri kuri iyo point. Hari abavuze ngo ntago ndikareguza igitangaza naje umunwa kurakurya hari abavuze ngo hari amacano uri mu gutangaho ibiganiro atari ko abandi warabyanze. Nkubwire Justin ni ibingibi byabaye umuntu avuga ikintu abantu bakamutekerereza ikindi. Nakubwiye ngo njewe sinoza gukora interview ngo nuko uzi ikintu cyonzana muri interview. Ikintu kimwe nubaha gishobora gutuma nkora gishobora gutuma we namzuka atari njewe wabitekereje nkavuga unyikore. Ikindi kintu gishobora gutuma mbizamo keretse audience abafana banje bakabirekrama bakabisaba bakavuga ati turagushaka muri interview noza. Ariko kuvuga ngo undi muntu ku ruhande ari kwe gusa ngo njewe ngo nze muri interview gute hari umunyamakuru mwari mwabona nkoresha muri ntoza yanjye muri comedy. Hari uwo blaming ngo wari umunyamakuru wanyimye ku featuring yo muri comedy. None kubera kimwe bwe mu complaining ngo njewe sinaje muri interview. Kubera iki mu complaining hari ta munsi nuko bino rero ntabwo norekarama ngo ndi waje kumfasha muri comedy. Siko ariko kandi nawe ugomba kurekarama ngo sinaje muri interview kandi nje mfite impamvu zanje bwite ndetse z'inyungu z'ibyo nkora. Ubundi njewe mba ndigu ibyo nkora byose maze ndi gusigasira akazi kanje nkora. Ni ukuvuga rero ikintu cyose gishobora guhungabanya akazi kanje sinugikora habe nubwo isi n'ijuru zomanuka sinubikora. Ni ukuvuga rero mbikora igihe kigeze. Siko iyo maze kubona yuko ibyo nihaye byagezweho nkavuga reka ngaruke ndagaruka nta kibazo. Siko kandi ndibaza ko wenda uwo muntu wavuze gutyo sinzi ariko igihe mperukira kuri media igihe mperukira mu interview ibinyamakuru byose biri hano muri Kenya nzi byansabye interview kiri kuri media nta kinyamakuru ntahaye interview. Ndibaza ko sinzi uwo blaming ibyo yaba afite gahunda ziwe wenda agamije ariko nta kinyamakuru hano nta ibinyamakuru nzi byinshi byagiye binsaba ama interview byinshi nabihaye ama interview kabisa. So rero nta umuntu ushira muri context yo kuvuga ngo nukwimana interview sino kwimana interview man sino kwimana interview pe
keretse aba ari umuntu wayinsabye cyagihe nari narabihagaritse uwansabye interview byo nabo nari nsanzwe nkorana nabo ibyo ngibyo avuga ngo amacana amwe ushaka kuzama nabo twakoranaga nayo macana yose nazungurutseho hano nta macana ntakoze interview man tayo menshi so nkeretse uwabinsabye ndi muri icyo gihe cya pause kuko twihaye pause kuva nko mu kwezi kwa munani umwaka ushize nasubiye gukora interview imwe kwa Justin tugiye kuja mu gitaramo i Bugande nabwo nari mbisabwe n'abantu bari bateguye igitaramo Kampala barabinsaba ndetse na Gasto twari dufite kugikorana na Gasto na team muri rusange none turangije ibo babura umwanya cagenda haza nserukira abandi tuza gukora ikiganiro kuko abari i Bugande bari kwategura bari batubwiye ati mutubaba nta mwanya ahubwo wari nta mwanya nari mfite bari batubwiye ati mutubabarire basi mukora ka interview abantu babone nyine ko muhaye muza kuko abantu b'i Bugande bari bakoze ama interview menshi bavuga ko turaza nico gihe twakoranye nawe ikiganiro kuva ico gihe kugeza ubu nibwo nongeye kugaruka kandi mwitangazamakuru barabumva reka adusangize yanguru nta mutima mubi vraiment abantu bazareka kumva ibintu ko umuntu atabivuzeho kandi ibyo ishonje nobwira bene uwo muntu no kwivunira ubusa kabisa kuko simpamye yuko amagambo y'umuntu ashobora gutuma nkora ibintu ntapanze tibishoboka habe n'ubwo zoba bimeze gute ikintu njewe ntapanze ntemezanya nanje sinugikora ngo runaka yabivuze habe n'ubwo yobivuga bakaza bashiraho n'ibyapa ku muhanda ntacyo bizotanga habe na kimwe rero gusa icyo novuga twihaye iyo pause ariko sinari mfite kugaruka ubu nyine mba naragarutse mbere niyo gahunda nari mfite noneho cyagende gupanga gusubira kugaruka kandi kuri media nicyo gihe habaye nicyo gihe nakoze accident ariko nakoze accident kabisa mfite ngira ngo ndibaza ko team wenda nuko itari hano ariko nari natangiye kubibaganirizaho mbabwira yuko mpambo ni ibintu zatangiye kugaruka mu buryo audience isa niyamaze kutumenyera muri career yacu nyine muri side yacu ya comedy dushobora gusubira kuri media wenda umuntu agasubira kandi akaramutsa abantu none ngo habe mu kwezi kwa kane hari udushuguri nari ngiyemwo i Bugande nibyo zabindi ariko mbwira umuntu ejo ndumwe ariko musetsa ambwira ngo comedy ngo izobakiza ngo YouTube izobakiza yego nambwira ntabikire bwa YouTube ubaho sasa ubu nyine abantu nyine babona abantu muri ibi hari abantu benshi n'impamvu ubona abenshi mbona basa n'ababyirukamo ni byiza kubiza mbere cyagiye nabonaga abantu ari benshi umuvuduko ari mwinshi wo kuza kuri YouTube kandi mu by'ukuri nyine abantu benshi bazi ngo YouTube irafasha ariko icyiza nuko umuntu wese uyijemwe azayibona kandi akayimenya tuzi utinda kuyimenya YouTube uyigeramo mu gitondo ukwezi kumwe amezi 2-3 umwaka ukaba wamenye inzira ukavuga ngo ibi bintu bimeze gutya cyangwa bimeze gutya ariko ntabwo abantu bakora ntabwo YouTube wo kwicara ngo niko kazi ufite ngo uricara utegemeye YouTube gusa ngo ari ikubeshaho ukore n'ibindi bintu ku ruhande tuzokunda nukuvuga ngo tuba dukora bino za comedy ariko hagati aho ngaho abantu tunakubitiranya mu tundi tuntu turi andehoro ya comedy nyine nagiye i Bugande hari gahunda nari nagiyemo nyine z'ibindi bintu biri private bitari ngombwa wenda kuvugira hano nta nubwo nari mpafite nuko gahunda nari mfite i Bugande yari y'umunsi umwe wonyine gusa nuko nari mvuye hano ngo ngeri Bugande nirigweyo nta nubwo nari kwamara umunsi kuko nari nageze i Bugande mu gitondo mfite kugaruka n'imodoka ya nimugoroba ndagenda ngira hariya Busia ku mupaka ndangije nja mu byo nari ndimo kuko ntabwo nari ko mbikorera cyane kure n'umupaka ntabwo nari nageze Kampala nari ko mbikorera hano muri izi nce za hano ku border ariko side y'u Bugande ndabikora nahageze mu gitondo nka 2:00 kora izo gahunda ndazirangiza ngo zimare kurangira mfata imodoka ndagaruka nari ndi kumwe n'umushoferi turaza tugeze mu nzira sinzi ntawe uvuga amakuru y'impanuka kandi
nkeretse umuntu akakubwira ngo uzibonere ariko ndabakwifuriza undi kuza uretse wa mugabo ngo barashe mu nda akazabaza ngo se umuntu barashe mu nda azafashize umwanya ungana gute ngo baramubwira ucece kuriboneraho naho impanuka yo sinomenya nanje ubyagenze gute twari babiri n'umushoferi turi mu muhanda muri highway icyo nibuka gusa twari dufite speed kabisa twari ko twiruka kuko amasaha yari yansize panirukanka ngo hari ibyo nari nshaka gufata hariya nyine nari kunyura ahandi kabona gukomeza kuri boda nuko noneho turi mu ibarabara twiruka kabisa kuko twari twicaranye na shoferi naboneraho kubwira abantu bafite amamodoka ubu nyine no muri matatu nsigaye mpambira kubwira bano bantuze ngo nibampeze umukaba nambara kuko naje gusanga uyu mukaba w'imodoka uriya baza bambara ku ntebe ntabwo ari uw'amafyeri kandi abantu benshi ndabizi baza bawunegirije ariko ntabwo ari uw'amafyeri uriya mukaba ugira akamaro yaba bafite amamodoka yaba batega amauba yaba batega amataxi asanzwe uza wibuka gukubitamo kariya kantu k'umukaba ni keza cyane none twe twari twicaye mani nyine ibintu tutateganyije utanatekereza wicaye imbere nicaye imbere nari twari na shoferi gusa babiri mu modoka nuko yari imodoka ino ya private tuyisanzwe tugenda dutera igipindi na shoferi turaganira naherutse turi muri highway gusa twatwiruka naje gusubira gukanguka abantu batwuzuye iruhande donc niko akunda humura narahumuye gutya mbona abantu baruzuye ku modoka none ngantekereza nkavuga ngo wowe warota inzozi mbi wamara wicura ugasanga ari inzozi ukarota ukaza wibaza ese ko ndarota cyangwa ibino bintu uko biraba niko nari imeze kazamuze ese ko ndarota ngahindukira nkareba nkabona abantu nareba uko nambaye nkabona ariko nari imeze nyine kavuga nti byose byabaye tu mani nyine urumva bigishushe ninka kujya ndango kuko none ninka barashwe nubwo umuntu atararaswa ngo yumve nibonza numva ngo iyo bigishushe iyo bakikurasa bigishushe ntawo ugenda nte uzuza kubimenya hahoze nukuvuga nanje byamaze kuba gutyo ngo nicure nta nubwo nanitaye no kureba imodoka gusuretse ko yari ahantu yari giye gutibukira muri bordure amapine y'imbere aratibuka aho inyuma sigara ari hejuru gutyo donc twe twari mu modoka imbere sinabimenye narakinguye umuryango ndasohoka nari mfite akabage kari inyuma bage yari inyuma mu ntebe z'inyuma ndakingura umuryango w'inyuma kuramo bage ndayiheka mu mugongo ndangije mpita mfata umumotari aho mfata umumotari ndamubwira ati njana ngeze kuri boda nama nicara kuri moto umumotari arantwara hari ahantu nkaho iminota wenda minota nka 10 n'ingahe cyangwa 20 umushoferi we nuko twembi na shoferi twavuye aho shoferi gusa yarambwiye ati mane twakoze impanuka nuko turasohoka nawe avamo kumureba gutya twembi twari twakomeretse kimwe kuvuga nawe yari yagize aga kwaru hano niho yari kwava amaraso nanje niko nari imeze nari nakomeretse hano kwitama ijisho rikiririzima ya foto mwabonye ririmo amaraso byaje kuba nyuma ariko nkiva mu modoka ryari rizima gusa nyine numvaga hari kubabara umusaya wose naha nariho hasharatse amaraso ari kuva mva mu modoka shoferi afashe moto nanje mfashe indi ubwo urumva twagiye gukubira shoferi yari uwo Saidi y'Ubugande nanje nyine ndi kuza hano muri Kenya motari ahita njana nabwiye ati ufatire feri kuri boda nuko yangejeje yagiye kugera kuri boda tugihaguruka nari numvaga ndi sawa ariko twagiye nk'iminota 5 gukitandatu moto yari kugera ahantu gutya kuri ntuze kuri dodane nkumva ngiye guhera nariko namunkubita indura abantu bari ku ruhande bakatureba none nibwo natangiye kubabara kumbe hano nari nababaye nakubise ku modoka kubera ko nta mukaba nari nambaye yarafa urumva yafashe feri yihuta irankubita gutya kino gituza ngiko kandi nawe niko byagenze nawe yayikubise kuri ntuze kuri vo nuko tangiraga kugenda mzumva nageze kuri boda ntakiyambasha gutera intambwe mve hano nane
ndinje nyine nta muntu turi kumwe ngo mpagere bankoreye gahunda zose bari kunkorera nambutse kuri side y'Ubugande yo muri Kenya ninjiye muri Kenya ndicara nanirwa gutambuka ndicara hanyuraho umugabo umwe w'umunyakenya ndamuhamagara ndamubwira ati nakoze impanuka ko numva meze nabi nshakira umumotari kandi kuje kuzana umumotari hari kuri ku bantu bazi hariya kuri boda n'umwanya munini gusohoka muri boda kuje gufata abamotari aragenda anzanira umumotari anjana ku bitaro naho nageze mu bitaro ibindi n'ibiriya byagiye bikurikira nibwo nageze gaho ndaremba kuri abantu bazarembera mu bitaro ariko nari natangiye kurembera inyuma gusa nageze no mu bitaro naho ndaremba ngo mbigeremwo nabwo sinarinzi ngo nibyaye nabwiye umumotari gusa ati ibitaro biri hano hafi uzi ibyo biri hano hafi binjanemo ngo mpagere izo bitaro izo bitaro nabyo byari binyishe naraye nicaye uraca mu gitondo gutya batarakwakira se baranyakiriye baraza gusa barandeba haje umudogiteri arandeba areba ukuntu umeze agira gute bankubitamo kariya kantuza nagakyaje niba ari agatetera bakankubitamo anyuzamo agasindano kamwe ngo bamarire amabagenda none se warokerera katudusindano tunga barandangaranye bwarakeye mu gitondo gaturakora usanga ko kare gahaga bwakeye mu gitondo turakorogana ngo ya foto wayifotoje ku mugoroba nubwo wayifotoje mu bitaro none urabona ni kwa kundi upfa ukavuga ati ndapfuye nta muntu n'umwe ubimenye nta muntu n'umwe wari ubizi nta muntu n'umwe yaba famiye yaba inshuti ndibaza ko timu nibo bari bazi gusa ko ndi Bugande ngira ngo timu nibo bari babizi Nyagotomera na Nyakinshasa nibo bari bazi yuko nagiye Bugande ariko nta wundi muntu wari uzi ko nagiye Bugande kuko nyine urumva byari ibintu biri private bitari ngombwa ko abantu bose babimenya nyine nuko ndaraho ngo buce mu gitondo haje kuza sister wanje sister kwa mama wacu nanamushimira cyane ebana yambaye hafi kabisa ndamushimira vraiment nuko wenda bino sinzi ko aza bikurikirana cyane ariko ko ndabona ko ibyo byose azobibona yambaye hafi kabisa yari nakuru ngira ngo iriya bazaje gucuruza impande nyine iriya mu byaro niyo yarari niwe muntu nahamagaye ndamubwira ngo nakoze impanuka kuko nari nzi ko ari muri ziriya nce ntabwo ari hafi n'ahantu w'amasaha nkangahe nawe kugira ngo hagere ndagira ngo ahita ategaraza niwe wangezeho nakoze impanuka uwo munsi ndamuhamagara yamatega uwo munsi yarayaza yangezeho nawe nyine mu ijoro nuko araza kabisa niwe wamfashije turazana arananzana ngeze hano Nairobi nuko muri make ni nkuko byagenze impanuka muri make nuko yagenze ibindi nyine byabaye byo kuza kugwarira imuhira tuja ku bitaro kwivuza bakandeba ntabwo nigeze mpanga mu bitaro nageza ngenda bakansuzuma bakampeza imiti nuko ariko muri Imana yara ubu ngubu mbese umeze neza ingingo zose nta kibazo mugana wa mugabo nta rugingo na rumwe nabuze nta na rumwe nabuze kabisa ingingo zose zirahari nta kibazo nagize gusa ikibazo nagize ikibazo c'agatuza kuko n'ubu ngubu kabisa niyo shock mfite none n'iki gihe c'imbeho nari narakize urebye nari nakize meze neza kabisa nta kibazo mfite ariko muri iki gihe c'imbeho kandi kintu kwa muganga bambwiye kwirinda imbeho noneho iyi mbeho kandi ngwize irabihura nukuvuga ngo ariko nyine ni ka gashoke ka accident zipfa gukiriraho nuvuga ngo nako gashoke gusa ko mu gituza nyine tukubabara buke nabwo ntago bikiri grave ni buke bisanzwe umuntu umwe ni babajije undi ngo umwana umwe ngo yabwiye mugenzi wiwe yihushije umupanga barambwira ngo iyo wiyica ngo papa wawe yari kukwica
ngo dada ari kukwica none se wowe iyo nibesha none se iyo upfa wari kubyakira wacu bari kunyica iyo mpfa muzaba yaranyishe ariko wari umumva umeze gute muri kiriya gihe wari umaze guhura na kiriya kibazo uri mu bitaro umaze kurokoka wari umuyumva gute ngisohoka muri iyo modoka nibwo nateye ukuntu isi ndebye ukuntu nta nubwo naje kuyibona nyuma ku mafoto buriya naje nkiva munsi nabonye ko ari kuri yari imeze naje kuyibona ku mafoto ese ubundi amafoto ninde ni shoferi niwe wafotoye yaje giwega gusubirayo imodoka niye yaje gusubirayo nibwo yagiye yifotora none akazamo amafoto y'imodoka uko imeze ariko ni ukuvuga ngo ni ukuri kw'Imana mane nasanze ukundi tubaho ni Kristo muri tuba uretse Kristo tuba muri twe gusa twebwe turivu nyine kujye twavuye mu bitaka turi igitaka kuri yo gupfa n'idaki nagarukiye munsi y'uruzitiro rwo kwa Yesu neza munsi y'uruzitiro rwo kwa Yesu gusa nuko bambwiye ngo nimbe nsubiye nta mwanya wanje wari ariko wari mbuti tarera nari ntari kabisa nari mbaguyeho kigafla nari mbatunguye barambwira ati busubiye tuzokwitegura ariko gupfa mani kuri ya niyo mpamvu naje gusanga uyu mubiri dufite uyu nta ukundi turiho hari umuntu umwe yahise ambwira ngo data yarapfuye ngo adashatse anyandikira akamesaje ngo se data yarapfuye adashatse abashatse bari mu gupfa yabaga gushaka ko ari ugushaka kudapfa umuntu nayo ukeco kintu wagitekereje gushakira mu bitaro cyo kintu wagitekereje ntabwo nagitekereje gupfa ndashatse oya none se futabzara no gushaka ariko ni none se ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ko afite umwana ibyo ni bya bindi byacu urugero watanze uwo muntu yakubwiye gushaka okay yakubwiye kubyara kembazo mfite umwana ndabafite nyine se ndi ingumba aha banga ab'Imana yanshizemwe bose barahari nyine nigeze kubwira umuhungu twakoranaga ngo kwani mbona ngo siku zote mnavukanga barabara na watoto ngo si uzaye hao watoto waache kuvuka na barabara nao none se nibyo abantu batekereza Justin ubwize ngo utekereze ngo wamutekereza mbere bigiye kuba ngo warupfuye udashatse n'undi nabashatse baza bapfa kandi n'abandi babyaye bagapfa ibyo ni bisanzwe nyine bagenda basimburanwa bamwe bapfa abandi basigara twese tuzopfa gari ikibazo Yesu azoza ko twavuye kumutegereza umunyakenya bavuze ngo Yesu nimba afite ubwenge aze ngo imyaka 50 indi tarashira yavuze ati nibibesha imyaka 50 igashira utaraza uzosanga shitana aba customers bose yarabatwaye ibintu turi mu kubona hano ariko Justin na Aimable vraiment Imana ibaho kabisa kandi Imana irakora uretse gusa uburinzi bw'Imana bwabaye hari ahantu wa mugani kuvuga ngo impanuka nkiri imodoka ishire kuriya uvemo nta kantu kari wenda wa mugani nyine udafite ikintu kimwe wabuze ku mubiri ni Imana yonyine yabikoze ariko kandi cyane n'impamvu yatumye naza hano kuri media cyane naje gushimira abafana bacu abafana ba Kanyamukwengo ndabizi ko na audience ya AI ni yacu audience ya Papa Legend nayo ni yacu nukuvuga ngo twese audience ni imwe tugiye tuyisangira nukuri ndashimira abafana yewe banyeretse urukundo barampamagaye baranyandikiye barapostinze hari umuntu yampamagaye arambwira ati mana ati uziko uyu munsi narebye ngasanga urundi muntu ntare uko nagufataga atari kumeze ati uziko n'abantu bamwe ntatekerezaga ko bogira ico bakuvugaho abantu bose banyagaye bavuga ngo Kanyamukwengo yapfuye Kanyamukwengo byagenze gute vraiment bafana bacu muri abantu b'agaciro kandi turabakunda mwarakoze ntabwo nari naratinze ni kujya bavuga ngo muzongaye guhera ariko ntimukangaye gutinda ntabwo nari naribagiwe kuza kubashimira ku rukundo mwatweretse mu gihe nari nagize impanuka vraiment sinzi wari wabona abantu bakubahisha kandi uri mu kibazo kuba mu kibazo ariko abantu bakakubahisha abantu bose akaza abantu benshi nabonye abantu benshi abamama abapapa bakuru
bakura pana urubyiruko bakuru urubyiruko abo tungana abo nduta abanduta nukuvuga ingeri zose kabisa hari umuntu wampamagaye akana kiwe kakarira kabisa yampaye record akana kakarira ngo kanyamukwengo ngo bamubwiye ngo kanyamukwengo yapfuye akana gato gafite nk'imyaka nk'itanu gutyo kararira kabisa nyine none nyina kaza kabwira ati ntabwo yapfuye n'impanuka ariko arahari vure murumva ko ni urukundo abafana bacu kabisa respect ako kantu narengize ngo ngakomozeho gato abantu benshi nk'ababastare nkamwe hari igihe rimwe na rimwe bagira nk'icyo kibazo hakaduka abantu babasabira inkunga fundraising mu bafana bawe ndetse hakaba n'igihe wenda nyiri bwite abyikorera icyo kintu ntitwigeze tubona ugikora abafana muri urwo rukundo bakweretse harimo no kugufasha cyane ko wivuzaga mu bitaro bikomeye hano Nairobi bo mu by'ukuri ibyo ni bisanzwe bibaho ndetse niba ari uko twebwe wenda bitaragira iterambere rigera iriya hejuru cyane ariko no kuvuga ngo hariho n'igihe bigera yaba nyiri bwite iyo nkunga ntayisabire yaba n'abafana ntibayimusabire ahubwo hakaba abandi bashaka kwiyitirira uwo muntu so mu rwego rwo kwirinda ivyo bintu ko bishobora kuzuba wenda rimwe bikozwe nanje cyangwa bikozwe n'abafana hakazogira n'abandi baza kuzuririraho bakashobora kuba bubikora bitwaje izina ryanje niyo mpamvu ivyo bintu bitabaye ntabwo byabaye yaba njewe mu bo twavuganaga babafana ntabwo nigeze nkora ngira iyo gahunda yo gukoresha fundraising bo hariho nk'umuntu wampamagaraga kambwira ati wakoze impanuka reka nkugurire icyayi gutyo just nyine nk'umuntu akibwiriza nabwo ntabwo ari abantu benshi ni nk'abantu nkaba no babara n'abantu batarenze nka batatu bane gutyo nibo bagize gutyo ariko gukoresha igikorwa ca fundraising bo no gikoresha suko ntogikoresha ariko igihe nagize impanuka n'ukuntu najaga kwivuza nawe wari wakishoboreye kwikorera ico gikorwa we none situation nari ndimo ntabwo nari mfite gahunda yo kuvuga ngo nama ntekereza ivyo bintu kuko nje nari mfite ikibazo nyine cy'ububabare nari mfite kavuga ngo ico bansaba cyose ku bitaro ndagitanga ariko bankonfirme ko meze neza bamvure bampa imiti mererwe neza so urumva ko ntabwo nagize gahunda yo gutekereza ibyo ngibyo si bibi pe kuko umuntu ni uw'abantu nyine kandi abantu ndabafite benshi vraiment kandi si ukuvuga ngo iyo nje gusaba ubwo bufasha nari kububona bwinshi mu bafana banje ariko sinabusabye kubera ko ntari kububona nari kububona iyo mbishaka nkabusaba nari kububona ariko ni ukuvuga ngo cagiye nabanjije kwanza kwiruka ku buzima ntabwo nari ko ntekereza ni ukuvuga ngo iyo ikintu kibaye wenda ufite igishobora gukavaringa ako kanya ntabwo kwamuhita utekereza ngo reka nsabe kandi ufite ngo ubanze utegereza yo gusaba kandi ufite ayo gufasha muri ako kanya bikigize so njewe nahise nikorera izo gahunda vuba kuko icyo nashakaga ko ari kugira ngo nitabare hakiri kare bandebere bitarakomera ariko vraiment abafana batweretse urukundo sinubabwira baradupostinze baraduhamagaye baratwandikiye baradusengeye kabisa Imana izabaho umugisha muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe